baza akanchungura zamuona Yesu mwami turi kumwe mw'ijuru zamwirerera mu maso ziteka. Maisha katika dunia ni kama kupanda na vuna, apandaye katika mwili atavuna uharibifu. Tukitumikia Mwokozi tutapata zawabu mbinguni. Yafaa kuishi na kufa katika maneno ya Mungu. Yafaa kuishi na kufa katika maneno ya Mungu. Kwa neema kubwa kabisa tumekubaliwa na Mungu. Kwa neema kubwa zaidi twapata kumtumikia, kuishi kadiri ya Yesu kati yote ya dunia hii, na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa, na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa. Wakristo watapoingia mbinguni kusifu Mwokozi, na mimi nataka kufika kuimba pamoja na wao. Tutamshukuru Mwokozi aliyetununua kwa damu, waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele, waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele. Wakristo watapoingia mbinguni kumsifu Mwokozi, na mimi nataka kufika kuimba pamoja na wao. Tutamshukuru Mwokozi aliyetununua kwa damu, waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele, waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele, waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele. Ugawa Kristo bazinjira mw'ijuru gushimumukiza, ndifuza kuzajana nabo dufatanye kumugimbaza, tuzaririmira Umukiza ngo yatuguza amaraso ye, abakorana n'urukundo bazahora bamuhimbaza, abakorana n'urukundo bazahora bamuhimbaza. Haleluya. Amen. Mwami Yesu Kristo, tunagushimiye muri aya masaha y'igitondo cy'uyu munsi, dushimiye uyu munsi n'aha hasi, turaguhamagaye kugira ngo uze tubane nawe muri gahunda yo gusezera umubiri w'umwana wacu,
ubane natwe kuri buri gahunda, abayoboye ubane nabo, iyi gahunda yose tugiye mu kuboko kwawe. Komeza ubane natwe kandi udufashe, komeza imitima yacu, dukomeze ibyiringiro byacu. Asante tugushe kandi twabikora mu izina rya Yesu. Amen. Turasoma ijambo hano mu rwandiko Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, ibice 15:20. N'ababa bahagaze nta kibazo, tugutwara umwanya muremure. Turasoma aya magambo. Bibiliya iravuga ngo ariko noneho Kristo yarazutse, we muganura w'abasinziriye, kuko urupfu rwazanywe n'umuntu no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu, kuko bose bokorwe gupfa na Adamu, niko bose bazahirwa bazima na Kristo. Ariko umuntu wese ku mwanya we, kuko Kristo ari we muganura, maze hanyuma abakristo bakazabona kuzuka ko azaza. Haleluya, haleluya, amen. Dushimira Imana muri iki gitondo duhaye, twongere mu buzima bwacu bwo kubaho, kandi turabakiriye mwebwe mwese abongeye kugaruka hano mu muryango mutabaye. Imana ihezo. Ijambo ry'Imana ni ibanze y'ibintu zacu zose twubakiraho. Ijambo ry'Imana nibwo buzima bwacu bw'abakristo, kandi ijambo ry'Imana n'urufatiro rukomeye twubakiraho ibintu byacu byose byo kwizera. Amateka y'abantu bakera ntitwayabayemwo, ariko amateka ya hambere abantu batarakira Kristo ngo umwami n'umukiza wabo, suko ibintu zazaga bimera. Hari abazaga bagira impanuka benizi bagapusha abantu bameze nk'aba, bagafata akagozi bakiyaho nabo bagapfa. Ariko Kristo amaze kuza tukamwakira mu buzima bwacu, akatubera urufatiro rw'ibintu zose, n'ibintu byose byacu byo kubaho byarahindutse. Dukora ibintu twisunze ubuzima bwa Kristo, tugendera mu bintu kuko Kristo yabigejeje, kuko niko ijambo ry'Imana ridutegeka. Hano Pawulo yanditse amagambo menshi, ariko iri jambo ni ryiza cyane kandi rirakomeye mu buzima bwa Kristo. Pawulo yaranditse aravuga ngo ariko noneho Kristo yarazutse, ngo niwe muganura w'abasinziriye. Haleluya, amen. Kristo ngo niwe muganura w'abasinziriye. Nukuvuga ko abizera Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, bakizera ko Kristo yapfuye kandi akazuka. Bibiliya iravuze ngo niwe muganura witwebwe, niwe n'umuganura ku basinziriye bose. Kandi biravuga ngo ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu Adamu, ngo nako no kuzuka kw'abapfuye nako kwazanywe n'umuntu ari we Kristo. Haleluya. Ariko biri yavuze ngo ariko umuntu ngo ku mwanya wiwe, umuntu umwanya wiwe. Kandi Yesu yabikoze neza muri gahunda. Yesu ibintu byose yagiye akora, yagiye abikora neza muri gahunda nziza. Rero ndabizi ko dufite agahinda,
kandi ko turarira ariko duhumure. Haleluya. Duhumure. Kristo niwe muganura w'abasinziriye. Kristo niwe muganura w'abasinziriye. Kandi Bibiliya iraduhumurije, iravuze ngo n'urupfu rwazanywe n'umuntu ari we Adamu, ariko kandi no kuzuka naho kwazanywe n'umuntu ari we Yesu Kristo. Kandi umuntu wese ku mwanya we, umuntu wese. Duhumurike rero, Kristo niwe muganura w'abasinziriye. Bibiliya iravuze ngo ubwo azaza rero niko umuririmbyi yaririmbye, aravuze ngo ubwo azaza ngo ahamagara amazina y'abe bose, ngo mu gitabo cy'ubugingo, ngo nzi ko nzumva izina ryanje nanjye kagira gute kita. Haleluya. Naje nzi ko nzumva izina ryanje kita. Ko niko twizeye, kandi siko bakundi bazavuga ngo ni morale zanumva abantu babivuga gutyo. Oya, turabyizeye kuko biri yavuze ngo aya namagambo y'ukuri kw'Imana. Imana ibafashe, Imana ibagirire neza. Twizere izo nguzo ko Kristo yazutse akaba umuganura w'abasinziriye, natwe tuzamuka mu gihe cyacu. Imana duheze umugisha. Amen. Amen. Dusabe Reverend Kadahurwa asenga Imana. Mwami Imana isumba byose, twongeye kugushima kuko uri Imana, twongeye kuzamura icyubahiro kuko urabikwiriye. Nubwo tuba turi mu bihe bimeze gutya, uri Imana ibihe byose. Nanone muri uyu mwanya mwiza turimo wo guherekeza umuvandimwe, dukomeje kugusaba nk'Imana ukomeze wihesha icyubahiro muri gahunda zose zigiye gukorwa, ukomeze wigaragaze nk'Imana. Turagushimiye kuko ijambo twumvise ribasha kuduhumuriza kandi ridukomeza, riturema ibyiringiro kuko Kristo yazutse, n'abacu bose badusiga tuzongera kandi kubonana twese turi bazima. Uyu mwanya rero dukomeje kuwushyira mu biganza byawe, tukwereka gahunda zose zigiye gukorwa kuri uno munsi wa none, ukomeze uzigaragaremo. Hari abagiye guhaguruka hano berekeza na Kivale, reka ukomeze ubane nabo, ukomeze barinde mu rugendo bakora. Twongere kandi duhure twese nimugoroba turi bazima, tuguhumeka umwuka w'abazima. Turakomeza tugushime kuko uri Imana. Reka ukomeze uyobore, ukomeze wihanganisha abantu bose, ababyeyi, abavandimwe, inshuti bose muri uyu mwanya, ubakomeze ubihanganishe. Dusenze dushima ni mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Tugiye gusezera umurambo, ariko reka turebe uko tubikora neza, haboneke inzira y'abantu kuza, kandi habanze baririya bakomeze baza hano, abandi bicaye, abantu b'umuryango basigare, abakozi basigare hano, n'abandi bari n'uruhande. Noneho bagira aho baza kandi bagira aho basohokera hari, kugira ngo tubikore neza twihuse. Reka tubanza bagutumira ngo zo bazabaza gutya.
Thanks, bro. Oyihaye Mungu ari hazi we Murugo reba Mungu wambaye